kujya ugira ibyo abana banjye barya. Waba warakunze filimi My Daughter nyuma y'uko tuguhaye finali ya season ya mbere, ubu noneho tukuzaniye filimi ntukwiye kuyicikwa. Ni filimi nziza cyane yitwa Uziki series. Ni filimi usangamo ibyamamare byose mwakunze muri filimi My Daughter nka Isabella, Nkuranga, Megan, David, Mudugudu, Jani, Hunter n'abandi benshi. Sabo gusa kandi kuko harimo n'abandi bashya muzabona muri iyi filimi nka Mavide n'abandi benshi. Nta kindi ugomba gukora uretse kunyarukira kuri OB TV show ukabasha kuyikurikira umunsi ku wundi. Uziki ku mugabo ufite abana benshi ku bagore batandukanye bamwe akabihakana. Uziki se ku mwana w'umukobwa wahisemo kuza gukora akazi ko mu rugo kwa papa we. Uziki ku mwana w'umukobwa bateye inda bakamuhatiriza kuyikuramo ariko akabyanga. Uziki ku mwana wirirwa ubaza umubyeyi papa we akamwihorera. Ibyo byose ni muri filimi Uziki series, ni kuri OB TV show, ntucikwe. none se urubingo niho uba wamaze igihe niho wavukiye? Umva rero, maze igihe ndi gushakisha umuntu naramubuze rwose. Uyu muntu waba warigeze aho ugeze umubona? Uyu oya, umuntu nawe ntababonye? Mana yanjye, itegereze neza, hari igihe waba waramubonye ariko ntubyiteho akaguca mu maso gutya. Itegereze neza rwose umbwire niba ntawe wigeze umubona. uyu muntu wapi nawe nigeze mbona pe, muri iki cyaro ntabwo wapfuma. Ntawe wabonye? Jimmy, ni uherereye he koko? Imisozi nyimajije amaguru. Akunzi b'inzira y'umusanda bashuje muri hose nkumajije kubona ko ibintu biturutse nkamajije kubona yuko hanga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane. Ese none bigiye kugenda gutekanga aho bita kamarade akomeje guhiga Emine, ndetse tubonye ko kamarade ari kugenda baza abayisi n'abagenzi, ari kugenda babaza ati nta muntu mwarabonye umeze gutya, gusa tubonye ko bari kumakanira bakamubwira yuko batigeze bamubona. Ese bigiye kuba byagenda bite Emine? Ibyo byagenze gute? Emine se yapfuye? Ndabizi ko benshi mufite amatsiko ndetse benshi muri kwaza ukuntu byagenze, ndetse abenshi musiganye amatsiko ndetse benshi musigaye muri kubiza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa mubonye ko hango bita nawe ari kubwira Fabian Nsina rugema ababwira ati Emile namwishe. Ese bigiye kugenda gute koko Emile yaba yapfuye? Ese nawe wizeye yuko Emile yapfuye? Niba koko utizeye yuko Emile yapfuye kandi wizeye yuko Imana yarinze Emile akaba akiri muzima, nagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo tweke ko wizeye Imana kandi wizeye yuko Emile nta kintu yabaye, kandi wizeye yuko Emile nta kintu ari bwaze kuba yaba, ndetse Imana ari bwaze kuba yamurinda ubundi akongera agakira. Ese nani kubyize niba koko wizera Imana kandi ukaba wizeye yuko nta kintu ari bwaze kuba, nyaboneka ndakwingize ndetse ndanagusabye jya muri comment
comment wandikemo amen amen kugira ngo tuye kuko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko ibintu biraza kuba byagenda neza kuko muri kubona yuko angaha ibintu bitoroshye kandi muri kubona yuko angaha ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Ese bigiye kugenda gutekanga ubita kamarade nawe yiyemeje kuba yahiga Emile, yiyemeje kuba yashakisha Emile uko byagenda kose. Nyabonye ko ngo bita kamarade kugenda baza abantu bose aho nababaza ati uyu muntu ntago mwamwarabumwoje gusa turi kubona yuko bari kumubwira ko ntawo babonye. Ese bigiye kuba byagenda bitekanga birangiye kamarade ari kuvuga ati nirutse imisozi ndetse nirutse ibibaya gusa nabashije kuba namubura ari kwibaza abantu baba baragiye. Ese biraza kuba byagenda biteka kamarade namukamenye yuko Emile bamurashe namukamenye yuko Emile yenda kuba yapfa. Biraza kuba byagenda bite kwanga ibintu bitoroshye kandi ibintu bikomeje kuba byagurana cyane. Ese Anita yuko tubonye ari kwa muganga ibyo biraza kugenda gute ko tubonye kwanga no bita Anita nawe ibintu bitoroshye ko tubonye kwanga na Anita nawe ari hagati y'ubuzima ndetse n'urupfu. Biraza kuba byagenda bite nawe amatsiko nimeshikaye nawe nicyo kintu kubaswa ibintu bigiye kuba byagenda gusa mu gihe kuko dukomeza ndagira manzi nkwisabira akantu gatoya cyane. Nyaboneka ari muri mushyashya mukabitura akana subscribe nagira ngo manzi ukane subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kugenda dusongirwa neza ino filime inzira musaba ko ni benshi mwasigaye amatsiko ndetse ani benshi mwasigaye mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa ngiye kuba namara amatsiko kandi ngiye kubona bigiye kuba byakurikira byose muri ino filime inzira musaraba. Dore ko mumaje kubona yuko ango bita are nawe akomeje guserebra ndetse are akomeje kwishima azi yuko yishe Emile gusa mugiye kubona yuko ango bita Emile ntakibaye ndetse mugiye kubona ko Imana igiye kuba yatabara Emile ubundi Emile akaguru kari muzima. Ese bigiye kugenda gutekanga tubonye ko Fabien ndetse na Rugemwa banze kuba babyizira babwe arati ntago twakwizere yuko Emile yapfuye kuko barahongo Emile ndetse na Kamade turabazi neza yuko batajya bashyigwayo. Ese noneho Emile byamugendekeye gute? Emile bye byagenze gute? Emile bye biraza kuba byarangira gute? Ese Emile ari bwaze kubasha kuba yabona ubufasha? Emile ari bwaze kuba yabona ukajyanwa kwa muganga ko tubonye kwanga bita Emile bamurashe mu gatuza ndetse ibintu bitoshye ko twabonye kwanga bita Emile yasigaye yaryamye hasi. Ese Emile yaba yapfuye? Emile bye biraza kugenda gute kwanga muri kubona yuko ibintu bitoroshye kandi muri kubona yuko anga kugira ngo bita Kamarade bashe kuba yamenya hano Emile ari kari ibintu bigoye cyane kari ibintu bitoroshye. Urumva yuko anga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane kandi ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Ese biraza kuba byagenda bite Kamarade ari bwase kuba yabona Emile ubundi abashe kuba yamutabara cyane yuko anga Kamarade aramutse abonye Emile yahita amujyana ubundi bakamuvura. Murabizi yuko papa wa Emile ari umudokiteri, murabizi yuko ashobora kuba yavura Emile ubundi Emile akongera agakira. Murabizi yuko yari umudokiteri ukomeye cyane ndetse ari wo navuraga umuryango wo kwa Iribagize. Urumva ko rero anga Kamarade aramutse abonye Emile ibintu byaba bigenze neza kandi anga Emile yakongera agakira ubundi Emile akajya guhiga umukunzi we. Ese bizagenda gute Emile aramutse akize yabasha kuba yakongera guhura na Anita? Dore ko tubonye kwanga bita nawe akomeje gupanga uburyo azasezerana na Anita kwa muganga agakira ahita amujyana. Gusa tubonye kwanga bita Fabien imutegwa ndetse Fabien akavuga ati ibyo bintu ntago bishoboka kuba twatanga ruswa muri iki gihugu, ntago byemeye gutanga ruswa kubera ko nimba ari ibyo byo gutanga ruswa ngende yamanitse uzabagwe yifashe. Ese bizagenda gute ibi bintu arari gupanga? Bizabasha kuba byamukundira, bizabasha kuba byamuhera? Dore ko navuga kwanga ibintu arashaka gukora, ashaka kuba yasezerana na Anita ku ngufu. Dore ko navuga ko Anita kuba ari muri koma ndetse kuba baramurashaka baryamye hariya nta kintu na kimwe ari kumva ndetse nta kintu na kimwe azi. Urumva kwanga ubita are yabasezeranye na Anita ndetse Anita atabizi ndetse Anita atabishaka. Ko murabizi neza yuko Anita aramutse ari muzima, Anita aramutse afite imbaraga yakwigira ashakana na Are ndetse atakwemera no kuba yasezerana na Are. Angira ngo murabizi yuko kwanga ubita Anita yahanye igihango ndetse na Emile bahanye igihango gikomeye cyane, amubwira ati uko byagenda kose icyaba cyose cyadutandukanya cyose agiye sinzigira nkwibagirwa. Ngira ngo kwanga ubita Anita igihango yagiranye na Emile yagikurikije ndetse akabasha no kuba yamwitangira. Ngira ngo ko bari bagiye kurasa Emile agusanga ubita Anita agahita yitanga agahita amwitangira akamutabara. Gusa nubwo yamutabaye mwabonye ko n'ubundi byarangiye barashe Emile. Gusa navuge kwanga bita Anita nawe yakoze igishoboka cyose kugira ngo abashe kuba yarinda Emile nuko bitabashije kuba byamukundira. Ese bigiye kuba byagenda bite Emile ndetse na Anita bazongera kuba bahura? Nyaboneka nimba wumva yuko koko icyaba cyose ndetse icyabatandukanye cyose bazaguma gukundana ndetse bakongera baganahura, nimbere koko ari kubyizendagira ngo ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira arahanga wo ugire ijambo rimwe umubwira ko muri kubona yuko kwanga Are ibyo ari gukora byose n'ubundi ari kuruhira usi ibyo ari gukora byose ndetse n'ibyo yapanga byose bitazigira bikunda kubera ko ikimana yafatanyije nta numwe wabasha kuba itandukanya. Rero nagira ngo nawe uje muri comment y'ijambo rimwe ubwira Are kuko muri kubona yo kwanga ibyo Are yakora byose ibyo Are ari kwigira byose n'ubundi bizarangira byose bibaye zero. Ese bizagenda gute kanga ibintu bikomeje kuba byakomera cyane kanga muri kubona yuko ino film yacu ikomeje kuba yagaragaza mu dushya twinshi ndetse ino film yacu ikomeje kuba yaryoha cyane. Mwamaje no kubona kwanga ubita Iribagiza nawe ibintu bitoroshye. Mwamaje kubona kwanga ubita Iribagiza ndetse na Cyusa komeje kugenda yereka Iribagiza katakimukunda ngira ngo bonye imyitwarire ya Cyusanga ko Cyusa kugenda yereka
kwerekana imyitwarire idasanzwe kuri Iribagiza, angira ngo uri kubona uburyo ahangaha Cyusa ari kugenda abwiramo Iribagiza ndetse n'amagambo ari kugenda amubwira wumva yuko ahangaho bita Cyusa atagikunda Iribagiza. Ese bizagenda gute Cyusa ibintu ari gukorera Iribagiza ni ibiki ibintu Cyusa ari gukora ni ibiki ko tuzi neza yuko Cyusa yari yaraye Iribagiza isezerano amubwira ati nimba utari kureba ninjye uzakubera amaso ndetse ikintu cyose uzakenera nzakikuzanira. Gusa muri kubona kwango bita Cyusa atangiye kugenda yinuba Iribagiza ndetse Cyusa atifuza no kuba yagendana na Iribagiza mu muhanda. Ese bizagenda gute kangaha uwo bita Iribagiza wakakunda Cyusa ko twabonye kwango bita Iribagiza atifuza no kuba yatandukana na Cyusa. Gusa Cyusa we ari kugenda amucira amarenga amwereka yuko atakimukunda ndetse atakimushaka no kumubona. Ese bizagenda gute kango bita Cyusa akomeje kugenda abwira amagambo mabi Iribagiza ndetse Iribagiza ari kugenda rero avuga ati Cyusa ni ibiki uri gukora, Cyusa nagukoreye iki kugira ngo nkorere ibi ngibi? Ese Cyusa ni ibiki uri kunkorera? Uri kubona ko ari ibintu biri kubabaza Iribagiza cyane. Ese bizagenda gute kanga navuye ko bita Cyusa atangiye kugenda yiteretera abandi bakobwa ko twabonye kwanga Cyusa atangiye kugenda ajya guhamagara agahita asohoka akajya kuvugira hasi. Ngira ngo vishe kwango bita Iribagiza amubajije ati ese kubera iki baguhamagaye buri munsi usohoka ukajya kwitabira hanze n'ukubera iki? Ngira ngo ese umva kwango bita Cyusa yamushubije nabikene ndetse Cyusa namubwiye nawe akamubwira ati igihe cyose ndi kuvugira kuri telefone nta burenganzira ufite bwo kuba wambaza ibyo ndi kuvuga cyangwa ibyo nkorera byose kuko iyi telefone ni umutungo wanjye wigenga. Ese bizagenda gute kanga muri kubona yuko ngo bita Cyusa akomeje kuba yahemuka ndetse Cyusa akomeje kwangiza isezerano yahaye Iribagiza? Ngira ngo murabizi neza isezerano ahangaha Cyusa yahaye Iribagiza, angira ngo murabizi isezerano yahaye Iribagiza ibwo Iribagiza yarakimara guhuma. Ngira ngo umvisha amagambo ahangaha bita Cyusa yabwiye Iribagiza. Gusa muri kubona ko ahangaha bita Cyusa atagishaka no kuba yabona Iribagiza. Ese bizagenda gute, bizarangira gute? Nyaboneka nimba nawe kuko uri kubabazwa n'uburyo Cyusa ari kwitwara, nimba nawe kuko ibintu Cyusa ari gukora biri kugenda bikubabaza, ndagira ngo nawe ubashe kuba wajya muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Cyusa kuko ibintu Cyusa ari gukora muri kubona ko ari ibintu bibi cyane ndetse Cyusa ari kugenda hemuka cyane. Nawe ndagira ngo rero ujye muri comment wibutse Cyusa yuko Iribagiza yigeze kumutabara ndetse wibutse Cyusa yuko hari isezerano Iribagiza wibutse Cyusa yuko hari isezerano yigeze guha Iribagiza. Rero nyaboneka nawe ugiragira ngo ujye muri comment ubashe kuba wagira ijambo rimwe ubwira Cyusa ribashe kuba ryamwibutsa yuko adakwiye kuba yasiga Iribagiza ndetse akwiye no kuba yaba hafi Iribagiza. Ese bizagenda gute kanga tubonye ko bita Rugemwa nawe ubwoba bwamutashye, ko tubonye kwanga bita Rugemwa nawe byamucanze, ko tubonye kwanga Rugemwa ubwoba ari bwinshi ndetse anga Rugemwa afite ubwoba bwinshi cyane yo kwibaza uburyo biraza kuba byagenda nagira mu rukiko. Dore ko twabonye ko rero gubwira Fabiola ati dushaka ukuntu tujya kuganiza bamwe mu bo dushaka ko tujya kuganiza mama Iribagiza cyangwa tuganize Iribagiza. Ngira ngo kwanga bita Rugemwa nawe yapanze kuba yashimuta Iribagiza kugira ngo Iribagiza atazabasha kuba yagira mu rukiko ubundi agajya akavuga ibyo yabonye byose ndetse akavuga n'ibyo Rugemwa yagiye amukorera byose. Ese bizagenda gute Rugemwa azabasha kuba yatsinda urubanza kanga muri kubona ko ibintu bitoroshye ko muri kubona kanga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane? Noneho bizagenda bite? Dore ko ari benshi mufite amatsiko ndetse ari benshi muri kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa mugiye kubona ko agace kagiye kuza, noneho kagiye kuza ari umuriro ndetse kagiye no kuza ari rurangiza. Mugiye kubona yuko kanga ibintu bigiye kuba byageraho biryoshye cyane ndetse kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi muri kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa mugiye kubona yuko kanga bita Emile nawe ibintu biraza kuba byagenda neza ndetse Emile agiye kuba yatabagwa ndetse navuge ko kanga bita Kamarade agiye kuba yabona Emile ubundi agaterura Emile akamujyana kwa muganga. Ese bizagenda gute? Emile azabasha kuba yiyakira ko twabonye ko bamurashe ndetse hano bamurashe isasu ari hano habi cyane ndetse bamurashe isasu ryo ku mutima bigaragara yuko kugira ngo akire ari ibintu bitoroshye cyane. Ese bizagenda gute ko navuge ko hanga bita Arena we yakoze ishyano, ko navuge ko hanga bita Arena we akomeje kugenda akora amabara ahantu hatandukanye? Angira ngo ko Are yakoze ishyano ndetse Are yageze kwa muganga agatunga muganga imbunda akamubwira ati uyu n'umugore wanjye naramuka adakize nzakwica. Ese bizagenda gute hanga ko muri kubona ko anga ibintu arari gukora ndetse ibintu arari gukora ko bimeze nko afite ikibazo cyo mu mutwe? Bizagenda gute? Ese nawe uri kumva arakwiye kuba yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe ubundi nawe akaryozwa ibyaha amajije gukora cyane yuko navuga ko amajije gukora ibyaha byinshi cyane, navuga ko ibintu ari gukora atari byo? Ese bizagenda gute? Bizarangira gute? Ese arazabasha kuba yatsindira Anita? Nawe rero ndagira ngo ubashe kuba watubwira kuko nimba ubona yuko arakwiye kuba yatsindira ndetse nimba ubona yuko akwiye kuba yabana na Anita, ndagira ngo nawe ubashe kuba watubwira kugira ngo twike ko nawe udukurikiye kandi wifuza
bifuza yuko ibyanite ndetse na Emile byagenda neza ndetse bikarangira bibaniye, kuko aha ngaha muri kubona yuko ari ibintu bikomeje kuba byagurana cyane ndetse ari ibintu bikomeje kuba byakomera cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Ese bizarangira gute, bizagenda gute? Mbere yuko dukomeza nagira ngo manze nkwereke filime iri guca ibintu hirya no hino bayita Urwibanga. Niba utari wayibona rero ndagira ngo nawe ujye kuri Kamarade Filime uzabashe kuba wayireba. Mbere yuko ngira icyo nkubwira rero manze filime nyarwanda, nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Giramata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'agataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari nabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze ite mbikoherereza nongera wiki ntacyo, reka nze mbikore. Yes sir. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Ngira ngo gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha, gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora. Sinshobora. Ntabwo ibintu nabikora. Wanyumvishije Emile. Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? Ucima mukuru wawe, nk'umukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira isyanutse. Wapfuye yarihuse. Ese Kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we, bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri wa mbere tariki 15 z'ukwa 9 kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, gera yuko re subscribe kugira ngo uzabe wa mbere mu kuyireba. Urwibanga. twikomeje ngo amashije kubona yuko anga ibintu biturutse ngo amashije kubona yuko anga bitarugemwa na ubwoba bwa mutashye ngo amashije kubona ko anga bitarugemwa afite ubwoba bwo kuba yajya mu rukiko. Ese biraza kuba byagenda gute rugemwa ribwaze kuba yatsinda mu rukiko ko tubonye yuko anga bitarugemwa ubwoba bwa mutashye ndetse ubwoba bwa mubanye ubwoba dore ko anga ari kwikeka ibyaha kandi azi neza yuko ibyaha byose baramurega kuko araza kuba ari ukuri yarabikoze. Ese biraza kuba byagenda gute kanga mama iribageza nawe nta bintu by'imikino kanga mama iribageza nawe yiyemeje kuba yakuruka ashoboye kose kugira ngo rugemwa azabashe kuba yahanirwa ibyaha byose yakoze. Ese biraza kuba byagenda gute rugemwa nabasha kuba yagira mu rukiko none rugemwa ribwaze kuba yabyitwaramo gute ko hangaye ibyo rugemwa yishe ibyo rugemwa yanse ko bimenyekana ndetse ibyo rugemwa yishe imyaka myinshi bigiye kuba byamenyekana ndetse mugiye kuba mwana ko ino filime yagiye kuba yagiye iryoshye cyane kandi mugiye kubona ko ibyo rugemwa byose bigiye kuba byajya hanze kandi rugemwa ibyo yishe imyaka myinshi ndetse ibyo rugemwa yanze ko bimenyekana mugiye kubona yuko byose bigiye kuba byajya hanze. Ese Fabiola namara kumenya ukuri kose, Fabiola namara kumenya yuko rugemwa afite ibintu byinshi yababeshye, biraza kuba byagenda bite noneho kanga mu giye kwaka noneho kanga ibintu bigiye kuba byahindura isura dore ko mugiye kuba mwana ko ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kandi mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yatangira kuzanamo utumanye twishi cyane. Mbere ko dukomeza nonagira manze nkwibaza akabazo gatoya cyane nyamuneka, ese wowe wari umucamanza uri gucira rugemwa urubanza ndetse na Fabiola bari kubacira urubanza, urumva rugemwa ndetse na Fabiola ndetse na nyina ntambara bakwiye kuba bakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Ndagira ngo nawe uje muri comment ubashe kuba watubwira imyaka wumva rugemwa akwiye kuba yakatirwa muri gereza. Urebye ibintu byose rugemwa yagiye akora ndetse n'ibyaha byose rugemwa yagiye akora, urumva rugemwa akwiye kuba yahabwa ikihe gihano? Jya muri comment nobashe kuba watubwira kugira ngo utweke ko nawe wifuza yuko rugemwa yakatirwa ugwa burundu kandi wifuza yuko rugemwa yahanirwa ibyaha byose yakoze kuko murabizi neza yuko rugemwa ntakize kandi murabizi yuko rugemwa yagiye akora ibyaha byinshi. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite noneho kanga ibintu bigiye kuba byagenda noneho kana hanga filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane? Ese noneho biraza kuba byagenda bitanga ubita Kamarade nawe kakomeje kwiruka imisozi ndetse n'ibibaya ko komeje guhigahigaho aho Emile yaba yaragiye, biraza kuba byagenda gute namara kubona yuko
Emile bamurashe namara kubona yuko Emile atameze neza namara kubona yuko Emile agiye kuba yapfa biraza kuba byanyina bite ese Emile ari bwaze kuba yarokoka Emile ari bwaze kuba yakina imbere kuko nawe ufite amatsiko ndetse nawe ukaba ufite ubwoba yuko Emile yapfa gusa nagira ngo ko Imana itari bwaze gutuma Emile apfa ndetse mugiye kuba nkabona kwanga ubita Emile agiye kuba yatabagwa ndetse kamarade agiye kuba yabona Emile ubundi amutwara mushyire dogiteri ubundi dogiteri abashe kuba yamuha imiti ubundi Emile yongera kiri murabizi yuko imipango yose yo kwa Rugemwa Igirugemwe ndetse na Fabera byose bapangaga ngira ngo arabibonye ibintu byose bagendaga bakora bizi neza yuko hangaho bita dogiteri yahitaga atanga umuti wundi ibyo Nyirantambara ndetse na Fabera byose bapanze byose bikarangira bipfa rero navuga ko hangaho nubwo Emile yarashwe nubwo Emile atameze neza mu gihe kubona yuko Emile agiye kuba yakina ndetse ibintu bigiye kuba byagenda neza ndetse na Iribagiza nawe agiye kuba yahumuka dore ko ari benshi mukomeje gutega agahinda na Iribagiza ndetse ari benshi mukomeje kubabazwa n'uburyo Iribagiza yabaye impumyi ndabizi ko ari benshi byakomeje kugenda bitera impuhwe ndetse n'agahinda gakomeye cyane kubona Iribagiza yarabaye impumyi ndabizi yuko ari benshi byagiye bibaza ndetse ari benshi byateye agahinda gakomeye cyane ariko mbere yuko dukomeza nagira ngo manze nkumvisha aka kantu kugira ngo tuze gukomezanya tugenda neza cyane ndagira ngo manze wumva aka karirimbo ngo bita Iribagiza yabashije kuba yaririmba ubwo yari mu gahinda ndetse ari kubona uko cyose ari kumwitwara ndetse ari kubona n'ukuntu cyose ari kugenda mwanga ndagira ngo nawe manze wumva aka karirimbo akamwizeza urukundo ariko uko iminsi yagiye isi yamubereye ikijimye amaso yarahuma urukundo rurasubira inyuma Karibagiza ararira ibaza aho icyizere cyagiye Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda yibuka iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza ariko wamuhunga kaho guhumwa ari icyaha ngira ngo nawe wabyumvishe ko ari akarimbo keza cyane ndetse akaririmbo kamaganye ndetse akaririmbo kagahinda kuri Iribagiza nimba ariko ko wakunze aka karirimbo ndagira ngo bashe kuba bajya muri comment bashe kuba badusaba nimba koko wifuza yuko twazayikumvisha ndetse wifuza kumva ino ndirimbo yose ukayirangiza ndagira ngo nawe ujye muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo utwike ko wifuza ko wakumva ino ndirimbo kuko muri kumva yuko ari akarimbo keza cyane kandi ari akarimbo kari kuguma kugenda gakundwa na benshi dore ko abakumvishije ku munsi w'ejo basigaranyaga ndetse n'amarira menshi dore ko ari akarimbo karimo uburyo Iribagiza abayeho ndetse n'uburyo Iribagiza atangiye gufatwamo na Cyusa ndetse kavuga no ku rukundo rwa Iribagiza na Cyusa muri no minsi ese bizagenda gute Cyusa azisubiraho ese Cyusa azabasha kuba yakongera gukunda Iribagiza murabizi ko wo bita Cyusa yahaye isezerano rikomeye cyane Iribagiza amubwira ati nzakuba hafi ngira ngo urabizi Iribagiza akimara mu mahanga wo bita Cyusa yamuhaye isezerano amubwira ati nzakubera amaso yawe ndetse kuba warahumye nzaguma nkube hafi gusa muri kubona kango bita Cyusa atangiye guruka cyane muri kubona kwanga bita Cyusa atangiye kugenda agaragaza imico idasanzwe mbere ko dukomeza najya manze nkwisabira akantu gatoya cyane nyaboneka gerageza unkandire subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi umunsi naguha irandirimbo zabashe kuba wayo wifuza kumenya ibigiye kuba byakurikiyeho byose gerageza ukandire subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kugenda tuganira kuri ibi bintu by'inzira y'ubusaka dukomeze kugenda dusongeka byinshi muri ino filime Inzira y'umusaraba ngeraho no kubwira abantu byinshi mwifuza kuba mwamenya byinshi kuri ino filime ndetse ku bantu mwifuza kuba mwamenya handi kinigwa ndetse n'abakinnyi bayikinamo mu buzima busanzwe ukuntu babimeze ndagira ngo babwire ko byose nzabicisha ndetse benshi muzabasha kuba mwareba ibintu byose mwibaza kuri ino filime Inzira y'umusaraba ndagira ngo nzabibagezeho kandi nzajya gusura abantu bakina ino filime Inzira y'umusaraba tubashe kuba twabaganiza tubabaze uko ibabikina ndetse tubabaze n'uburyo bitwara mu buzima busanzwe tugira ibibazo byinshi tubibariza rero nyaboneka niba ushaka kugira ngo utazacikwa niba ushaka kugira ngo uzamenye byinshi ndagira ngo ubashe kuba wakanda subscribe kugira ngo utazacikwa kandi umunsi nagezeyo nawe uzabashe kuba wakurikirana ikiganiro tuzagirana tuzababaza ibibazo bigiye bitandukanye kuko muri kubona yuko ino filime yacu ikomeje kugenda iryoha cyane kandi ndabizi ko ari benshi muyikunda kandi ari benshi mwifuza kugira ngo Rugemwa ajyanwe muri gereza kandi ari benshi mwifuza kugira ngo hanga mama Iribagiza abone ubutabera ise bizagenda gute umunsi Nyirantambara yamenye yuko Rugemwa yamucaga inyuma umunsi Nyirantambara yamenye yuko Rugemwa afite ibintu byinshi yamuhishe ndetse afite amabanga menshi yamuhishe ese Nyirantambara azaguma ku ruhande rwa Rugemwa cyangwa Nyirantambara nawe azatangira gwanye Rugemwa cyane yuko anga Nyirantambara aramutse agwanyije Rugemwa navuga ko na Fabien nawe ukuri kose kwamenyekana ndetse ibyo yahishe ndetse ibyo yanze kwimenyekana byose bikabasha kuba byajyanze noneho kanga hariho uruzinge ndetse ariho ibintu bigiye kuba byajyonetse mugiye kubona kino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane ndetse igiye no kuba yagana ku musozo kuri benshi mufite amatsiko rero nababwira iki ko nababwira ko hanga ibintu bigiye kuryohana nuko nababwira ko aga ibintu bigiye kuba byagira bishyushye cyane ndetse ari benshi mufite amatsiko ndetse ari benshi mwifuza kugira mubone Rugemwa yagize mu rukiko gusa mugiye kubona yuko noneho umuru ugiye kwaka noneho mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryoha cyane yuko navuga
navuga ko ahangaha ubita are nawe agiye kuba yatungwa cyane ndetse are ibyo ari kwikina byose ndetse ibyo ari kwikora byose amabara yose yakora ashaka kugira ngo atandukanye Emile ndetse na Anita ndagira nkubwire ko bitazigera bikunda ndetse Emile ndetse na Anita bagiye kongera guhura ndetse bakikundanira cyane cyane yuko navuga kango bita Emile agiye kuba yakina navuga ko docteur agiye kuba yavura Emile ngira ngo marabizi yuko papa wa Emile yahoze ari umudokiteri ukomeye cyane rero navuga ko ahangaha papa wa Emile agiye kuba yavura Emile ubundi Emile akabasha kuba yakira ubundi Emile akajya gushaka hano Anita cyane yuko navuga ko Anita yaguye muri koma navuga ko Anita ibintu bitameze neza navuga ko Anita yaguye muri koma ikomeye cyane ku buryo kuyivamo ari ibintu bizagorana cyane ese bizagenda gute ko navuga ko ahangaha bita are nawe akomeje gukora amabara ko navuga ko ahangaha bita arakomeje kugenda akora ishyano ahangaha kwa muganga ngira ngo njye ko ahangaha bita are yakoze ibidakorwa ndetse ari yakoze ikintu gikomeye cyane ubwo yatungaga umuganga imbunda akamubwira ati uyu ni umugore wanjye naramuka adakize nzakwiyicira ese bizagenda gute Anita azabasha kuba yakira niba nako witeguye kuba wasengera Anita ndetse na Emile ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen kugira ngo twike ko nawe witeguye kuba wasengera Anita ndetse na Emile bakongera guhura ndetse ibintu bikagenda neza bagakira kuko muri kubona yuko anga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane kandi muri kubona ko anga ibintu bikomeje kuba byakomera cyane muri no filime inzira y'umusaraba ese bizagenda gute bizarangira gute kanga muri kubona kino filime yacu kugenda igira ryoshye cyane kandi ibintu bikomeje kuba byagorana cyane muri ino filime inzira y'umusaraba. Yes, banyarwanda bakunzi ba sinema nyarwanda nyuma na nyuma inkuru ibaye impamo amarira n'agahinda mwatewe no kubura filime zifite ireme kandi zuje amasomo y'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo icyo gihe muyahozwe kandi muhesha agaciro umwanya wanyu mwirebera filime y'uruhererekane yitwa Ikinyoma cy'urukundo ica ku muyoboro wa YouTube channel witwa Nabi Films 250 aho episode za mbere zamaze kugera zigarurira imitima ya benshi bishingiye ku nkuru y'umuyobozi w'ishuri witwa Damuru ukora amabi harimo kwemerera ubucuruzi n'ikwirakwiza ry'ibiyobyabwenge mu kigo cye abifashijwemo na animatrice witwa Nabi kandi Nabi akaba ari inshorekeye harimo ubugambanyi bukomeye nk'aho mukuru w'umugore wa Damuru abaca inyuma murumuna we kuri Damuru si ibyo gusa muzasobanukirwa neza kandi mumenye umukobwa witwa Sheila akaba n'imfura ya Damuru nyiri ikigo wigize indakoreka haba mu rugo ndetse no ku ishuri akaba umukobwa witeguye gukora icyo aricyo cyose ngo atsindire umutima w'umusore witwa Diama musaza wa Animatrice. Iyi filime igamije gufasha kwigisha sosiyete nyarwanda kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse n'indi myitwarire idahwitse abanyarwanda muri rusange. Kora subscribe kugira ngo ukomeze wige kandi uryoherwe n'ubwiza bw'ubwenge butangaje uri muri iyi filime yitwa Ikinyoma cy'urukundo ica kuri YouTube channel yitwa Nabi Films 250 umwami mukorera komeza kubera kanga navuga ko Fabiola ibintu byose byabaye ndetse ibintu byose rujye mwabyakora navuga ko Fabiola yabaye nk'umufatanyacyaha wa rujye urumva ko runanga no bita Fabiola nawe afite ubwoba bwo kuba yajyana na rujye mu rukiko kuko anga Fabiola nawe afite ubwoba yuko bamujyana muri gereza ubundi bakabafungana ese nawe uri kumva rujye akwiye kuba yafungwa ese uri kumva rujye nafungwa akwiye kuba yakatigwa imyaka ingahe nawe ushaka kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo utwereke ko ukomeje kudukurikirana kandi utwereke ko nawe wifuza yuko ahanga ibintu byose byajyaho umucyo ese bizagenda bite Anita ndetse na Emile bazongera guhura urumva ko ari ibintu bitoroshye ndetse ari ibintu bikomeye cyane kugira ngo Anita ndetse na Emile bazongere guhura kuko tubonye ibibaye ndetse tubonye ibibayeho ko ari ibintu bidasanzwe ese none biraza kuba byagenda bite gusa nimba nawe ukomeje kugira ubwoba ndetse nawe ukomeje kwibaza niba koko ahanga bita Emile yabapfuye ndagira ngo maramatsiko nkubwire ko ahanga Emile ndetse na Anita nta kintu bari bwaze kuba babacyane ko ahanga bita Emile kamarade agiye kuba yamugira ubundi kamarade abashe kuba mutabara umundi mujyane kwa muganga murabizi ko papa wa Emile ari umudokiteri ndetse ise wa Emile yahoze ari umudokiteri ukomeye cyane rero bugiye kwangwana kwangaha papa wa Emile agiye kuba yamuvuna ndetse akamuha n'imiti akabasha kuba yakira ese Emile nta kibazo abasha kuba yahura na Anita ko tubonye kwanga bita are amutwe ndetse tubonye kwanga Anita agiye atameze neza tubonye kwanga Anita agiye ameze nk'uwapfuye none biraza kuba byagenda bite kanga hamatsika akomeje kuba yabameshe cyane ko twamaje no kubona yuko ahanga bita Rugegwa nawe akomeje kwibaza ukuntu biri bwaze kuba byagendetse akomeje kwibaza ukuntu ahanga bita arari bwaze kuba yabona atangira ngo ubonye ko umuyobozi w'umudugudu ari we wareraga Anita yabwi arati uze kumamagara umbwira yuko wamushoje kumamagara umbwira yuko wabishoje ngiye nk'umuntu mukuru ndaza kuba nibwira icyabaye ese none bigiye kugenda gute kanga arakoze ishyano none kanga akoze amahano ese are nawe azabasha kuba yajyanwa muri gereza ubundi anigwe bya byose yakoze ese nawe uri kumva arakwiye kuba yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe ubundi zikamonana icyakoze cy'ubwicanyi ko muri kubona kwanga bita arakoze amahano ndetse akoze amabara akomeye cyane
twikomereje ngo maje kubona kanga iribagize hamagaye mama ngira ngo bagikwanga iribagize hamagaye mama bundi akamubwira uko byagenze akamubwira yuko yabaye impumyi ngira ngo vishe kanga mama iribagize yagisagenda gakubeke ndetse akagira n'umujinya ukomeye cyane avuga ati umuntu wakuhomanyije ninde ngo umuntu wakugize impumyi ninde ngo nkwereke ikintu mukorera ese bizagenda bita umunsi mama iribagize yamenye yuko iribagize ahumye ndetse umunsi mama iribagize yamenye yuko iribagize kuba ari impumyi ari Fabiola wabikoze ndetse ari kwa rugemwa babigizemo ndetse akamenya yuko bashaka no kuba bakwica umwana w'ino no kanga ibintu bigiye kuba byahindura isono no ko hangaha ubita rugemwa karaba kamuwe ndetse na Fabiola kuko abyo birabirangiye cyane yuko nganga umaje kubona ko anga rugemwa afite ubwa ndetse rugemwa akomeje kwibaza ikintu kiri bwaze kuba cyakurikira umunsi mama iribagize yamenye yuko iribagize bamugize impumyi ndetse umunsi mama iribagize yamenye yuko bashaka kuba bakwica iribagiza urumva ko none anga ibintu bigiye kuba byajya ndetse ibintu bigiye kuba byahindura isura mumaje no kubona kanga bitacyusa nabatangiye kugenda hinduka gake gake mwa batangiye kubona kwanga cyusa atangiye kwiteretera abandi bakobwa nyuma yuko iribagiza abaye impumyi nyuma yuko iribagiza akomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko adagishoboye ndetse mu kubona kwanga iribagiza nta kintu na kimwe abasha kuba yakwikorera usibye yuko akwiye kuba yafashwe kubona kwanga bitacyusa akomeje kugenda amwihakana ndetse cyusa akomeje kugenda amujya kure ese none bigiye kuba byagenda bitacyusa ibintu ari gukora ni ibiki ko mubizi neza yuko iribagiza yabaye impande ya cyusa ndetse iribagiza yatabaye cyusa inshuro nyinshi ngira mwamenye kwanga iribagiza yagiye mu byago ndetse agahiga cyusa aho yari yagiye hose ngira mwamenye ubwo cyusa yari yarahunze ubwo cyusa yari yarashimuswe ngira ngo ubonye kwanga iribagiza yamuhize ndetse iribagiza akamwirukaho hano yose yagiye ngira mwamenye ko iribagiza ari no wamutabaye barabicanye ese none bigiye kugenda gute ibintu byo cyusa abashije kuba yakwitura iribagiza none kangaha ngo bita cyusa akomeje kugenda ahinduka ndetse muri kubona ko cyusa nta keza ke ndetse muri kubona ko cyusa ari umugome mubi cyane ese nawe ufite ijambo rimwe wabwira cyusa ngo ujye muri comment ubashe kuba wagira ijambo umubwira dore ko ari beshi yatehaga ndetse ari beshi byababaje kubona cyusa ari kugenda ahinduka ndetse kubona cyusa ibintu ari gukora iribagiza ndabizi yuko ari beshi byabaje ndetse ari beshi mwakomeje kugenda mu mwibazaho cyane ndagira ngo nawe ujye muri comment ugira ijambo rimwe ubwira cyusa kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko cyusa yahinduka kandi yifuza yuko cyusa ibyo ari byose yabire kubundi akereka iribagiza urukundo kuko muri kubona kwanga iribagiza akomeje kugenda agira agahinda gakomeye ndetse iribagiza akomeje kugenda yibaza ibintu cyusa ari kumukora kumeza kugenda yibaza ikintu yaba yarakoreye cyusa kugira ngo cyusa arakari akageni ndetse cyusa akomeje kumwitwaraho kurira bidasanzwe ese noneho bigiye kuba byagenda biteka agace kagiye gukurikira noneho ari benshi mu gategereje kandi agace kagiye gukurikira ari benshi mu mfite amatsiko ndetse ari benshi muri kwibaza ukuntu bigiye kugenda ndetse ari benshi muri kwibaza uburyo Emile ibyo biraza kuba byarangira dore ko ari benshi irangiye muvuga ati Emile menya apfuye irangiye muvuga ati menya Anita apfuye gusa mu gihe kuba mwana ko noneho anga ibintu bigiye kuba byahindura isura ese bizagenda bite anga bita Emile naramuka avuye muri koma Emile naramuka kangutse Emile naramuka kize azakora iki ariko ahanga navuga ko anga bita Emile agiye gukanguka afite umujingi udasanzwe ndetse mugiye kubura ko anga bita Emile namara gukira zeta akora gake ndetse Emile azajya kwihorera kuri ari ndetse agiye kuba yakwereka ariko nta bintu by'imikino ndetse agiye kuba yatungurana cyane ese bizagenda bite nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yibaza mbere ko dukomeza ruragira ngo nkwibutsa akantu gatoya cyane nyaboneka nimba utari wakana subscribe gerageza owe mu bambere uyikande kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi dukomeze kugenda dusungikwa nese ino filime inzira y'umusaraba kuko ahanganza njye banza babwire bigiye kuba byakurikiyeho byose ndetse n'umunsi ino filime itabashije kuba yasohoka nzajya nzanga ubundi babwire impamvu itasohotse ndetse mbabwire ko tugiye no kuba twagira ahantu inzira y'umusaraba ibasha kuba yakira waba warakunze filimi My Daughter nyuma yuko tuguhaye finali ya season ya mbere ubu noneho tukuzaniye filimi nukwiye kuyicikwa ni filimi nziza cyane yitwa Uziki series ni filimi usangamo ibyamamare byose mwakunze muri filimi My Daughter nka Isabella Muranga Megan David Mudugudu Jani Hunter n'abandi benshi sabo gusa kandi kuko harimo n'abandi bashya muzabona muri iyi filimi nka Mavide n'abandi benshi nta kindi ugomba gukora uretse kunyarukira kuri OB TV show ukabasha kuyikurikira umunsi ku wundi Uziki ku mugabo ufite abana benshi ku bagore batandukanye bamwe akabihakana Uziki se ku mwana w'umukobwa wahisemo kuza gukora akazi ko mu rugo kwa papa we Uziki ku mwana w'umukobwa bateye inda bakamuhatiriza kuyikuramo ariko akabyanga Uziki ku mwana wirirwa ubaza umubyeyi papa we akamwihorera ibyo byose ni muri filimi Uziki series ni kuri OB TV show nucikwe ibyo byaba bikunaniye njyewe
ngira ngo nawe urabibonye ko ari filime nziza cyane igiye gutangira gusohoka, dore ko n'uduce twambere twamajije kuba twagera hanze. Twikomeje ngamajije kubona ko ahangaha uwo bita Isimbi atangiye kugenda amenyera ubuzima bwo mu cyaro. Isimbi atangiye kugenda amenyera kubaho mu buzima bugoye cyane ndetse mu buzima buvunye cyane atigeze abaho na mbere. Ngira ngo mwese murabizi ko Isimbi yavutse ari umwana w'umutesi. Ngira mwese murabizi ko Isimbi yavutse nta kintu na kimwe ashoboye kuba yakura usibye kurya gusa muri kubona noneho kanga Isimbi ubutesi buri kugenda bumushiramo ndetse Isimbi atangiye kwiga gukora. Ese bizagenda gute Isimbi azabasha kuba yahahira umwana we ndetse azabasha kuba yakora ubundi abashe kuba yarera umwana we mu mahoro? Deko twamaje kubona kwanga Isimbi yanze kuba yatanga umwana we. Isimbi yanze kuba yatanga umwana we ngamuhe kwacyuza kura ko mwubanye kwanga kwacyuza bari gutanga amafaranga kugira ngo Isimbi abashe kuba yatanga umwana we. Gusa Isimbi yanze kuba yatanga umwana we. Ndabizi ko ari benshi muri gutegwa ishema na Isimbi ndetse ari benshi Isimbi ari kugenda ashimisha bitewe n'uburyo Isimbi ari kugenda yitwara muri ino minsi ndetse n'uburyo muri kubona ukuntu Isimbi yaretse ndetse n'ukuntu muri kubona ko Isimbi afite gahunda ndetse afite n'imbaraga zo kuba yakora cyane kugira ngo abashe kuba yarinda umwana we. Ese bizagenda gute kangahe ibintu bikomeje kuba gorana? Bizagenda gute kanga? Twamajije kubona yuko no mama washije kuba wacumbikira Isimbi batangiye kuvuga ati umugabo wa naramukaje Isimbi ntago bizagenda neza ndetse Isimbi bizagenda nabi. Ngira ngo bonye kwanga batangiye kugira ubwoba ndetse batangiye no gutinya bavuga ati Isimbi nagire avahanga. Ese niki bari gutinya umugabo akora iki? Ese uri kutekereza yuko uwo mugabo w'uyu mugore yaba akora iki? Nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe ushaka kuba wabimenya, gusa ugiye kubona ko n'agace kagiye kuza ndetse benshi mugiye kuba mwasobanukirwa. Dukomeje no kubona kwanga bitacyusa nawe yiyemeje kuba yahigaho Isimbi yagiye ndetse yiyemeje kuba yahiga Isimbi kugira ngo azabashe kuba yabona umwana we. Ese bizagenda gute? Noneho bizacamo bizagenda gute? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe icyo kikomeje kugenda bibazaho cyane, gusa ugiye kubona yuko noneho ibintu bigiye kuba byajyo ndetse ugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo, dore ko ari benshi muhora mwibaza ati ino filime bizagenda gute, izarangira gute? Gusa mugiye kubona ko noneho igiye kuba yarangira ndetse igiye no kuba yagera iryoshye cyane kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi mukoza kugenda mwibaza ibibazo byinshi. Mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byahindura usana ndetse mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo. Ese none urugero ko agiye kuba yajyanwa mu rukiko arabasha kuba yatsinda? Ko twabonye yuko angaha ubwo bari bwishi ndetse twabonye ko urugemwe maje no gutegura abazatanga ubuhamya mu rukiko. Ese bizagenda gute kanga mama iribagiza nawe yiteguye kuba yajya kuburana rugemwe, yiteguye kuba yajya kuburana rugemwe ndetse yiteguye kuba yashisha rugemwe muri gereza? Ese rugemwe ari bwaze kuba yafungwa? Ese rugemwe ari bwaze kuba yatanguye bwisobanuro? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe uri kukwibaza ibintu rugemwe ari bwaze kuba yavuga mu rukiko. Gusa ugiye kubona yuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byaryo ndetse ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi muri kubaza ibintu bigiye kugenda. Mugiye kubona yuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byaryo ndetse ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane ndetse ibintu bigiye kuba byagiye bishyushye cyane, dore ko twamaje no kubona ko ahangaha bita Aneta ajyanywe kwa muganga. Ese Aneta ari bwaze kubasha gukira? Ese Emile ari bwaze kubasha gukira? Nawe nicyo kintu usigaye kwibaza ndetse benshi musigaye mufite ubwa muri muzi ngo Kamara ndetse na muzi ngo Emile ndetse na Aneta bapfuye. Gusa mubonye yuko ahangaha ibintu bitoroshye, mubonye yuko ahangaha bita Emile asigaye aryamye. Gusa twamaje no kubona ko ahangaha bita Kamara nawe ari gushaka ahantu Emile yagiye, ari gushaka Emile ndetse na Aneta kugira ngo abashe kuba yabatabara. Ese bizigiye kuba byagenda gute? Kamara ari bwase kuba yabona Emirunda abashe kuba yatabara Emile? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu kugenda bibazaho cyane. Gusa ugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kuba byaryoha. Mbabwira ati ni iranganshoje ko mbere yuko nsoza ndagira ngo manze nkwisabira akantu gatoya cyane. Nyaboneka nimba utari wakana subscribe ugerageza ukane subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kugenda dusubira neza indo filime ziri gusaba ko nta kindi kintu ngusaba usibye ukana subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda twigana kandi tugikomeza kugenda twibana muri ino filime inzira musaba ko ni benshi mama mufite amatsiko ndetse ni benshi mama muri kubaza ibibazo byinshi gusanga ndakeka mugiye gusobanukirwa ndetse agace kagiye kuzana kagiye kuza ari umuntu ndetse ibyo benshi mukomeje kugenda mwibaza ndetse n'ibyo benshi mufite amatsiko ari bwaze kuba yashaka kumugiye kubona yuko ahangaha ibintu bigiye kubamo ari ibintu bidasanzwe cyane. Babwira ati ni nanganshoreje njye mwabanye kuri mikoro nyita Tiki Blaze, ndabakunda cyane kandi mboza ku